rya Yesu Kristo abadukurikiye mwese nagira ngo mbereke mbese n'icyo twakora nk'abakristo mu gihe bigenze gutya ahandi byo gucuruza rero nkaba ndi muri quartier yitwa Pesiteri mu mujyi wa Verviers province ya Liège. Aha ni amazi nayo muri quartier aho dutuye amazi nabi ibintu byose byazambye imiriro yazimye amamodoka ari kugenda tukaba tugukangurira abantu rero kuva mu mazu yabo bagasohoka bagahunga kubera yuko murabona yuko amazu amwe atangiye no kuba inonde atangiye kugwa amazi yuzuye amazi yuzuye imodoka murabona ko habaye twese abantu rero mureke kugenda muparike amamodoka yanyu ahantu hirengeye kugira ngo amazi ataza kwangiza imodoka. Ikindi amazu yo muyavemo hakiri kare abakiri mu mazu amazi atarabageraho cyane bagerageza kureba uburyo bashaka uburyo basohoka kujya ahantu hirengeye abafite inshuti bafite abavandimwe babahamagarikanye babagwaneho babafashe babevakiye kuko ibintu bimeze nabi abaraye mu mazu yabo buri munsi gusohoka ntabwo byoroshye. Nshuti bakundwa ba Evangelise Monde turabasuhuje amahoro y'Imana nabane namwe. Dusuhuje abakunda kudukurikira muri ahantu hatandukanye ari abari muri Afurika mu Rwanda by'umwihariko mu ntara zigize igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abari ku mugabane w'i Burayi mu bihugu bitandukanye muri Amerika, Canada n'ahandi. Mwese muri Aziya abadukurikira mwese aho muherereye turavuze ngo Shalom. Ubuntu bw'Imana n'amahoro abonerwa muri Kristo Yesu yayandi yavuze ngo mbahaye amahoro yanjye ngo kandi ntabwo nyatanga nk'uko abisi bayatanga. Twongeye kubasuhuza. Nihanganishije ababuze ababo, abafite ababo barwaye cyangwa se nawe uri kunyumva urwaye, humura wizere ko Imana yabasha kugukiza. Ikaze mu kiganiro ibimenyetso by'ibihe. Ikiganiro ibimenyetso by'ibihe ni ikiganiro tuzajya tubagezaho kiba kivuga nyine ku nkuru ziba zirigenda zivuga hirya no hino ku isi, haba mu migabane itandukanye, i Burayi, muri Amerika n'ahandi hose no muri Afurika, ariko kandi zifite aho zihuriye n'icyo Yesu yavuze cyerekana ibihe byo mu minsi y'imperuka. Niyo mpamvu nabashije ikibazo kigira kiti ibyo ureba, ibyo wumva mbese bishatse kuvuga iki mu buzima bwawe. Ngira ngo n'umuntu ahari utarumvishe iby'Imana, ngira ngo n'umuntu utarigeze yumva ko Yesu agiye kugaruka, ariko byasa kose arabona ko hari ikintu kigiye kuba kuri iyi si kubera ibihe bidasanzwe, ibihe bibi isi iri kugenda yinjira. Turifashisha ijambo riri muri Matayo ibice 24 duhereye ku murongo wa 3. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Amen. Kimwe mu bimenyetso kigaragaza ibihe isi yacu igezemo cyangwa se ibyo Yesu yavuze, ngira ngo murabibona inyuma ku mashusho, ibintu bibaye muri ino minsi byibuze ine mu gihugu cy'Ubudage ndetse no mu Bubiligi no mu Bufaransa, uduce tumwe na tumwe. Ni ikintu cyatugaragarije neza ko umuntu wese ashatse yakura amaso ku isi akayerekeza mu gihugu cyo mu ijuru. Rero nk'uko mubibona imvura imaze iminsi igwa, yaraguye, za inondation ziraba mu Budage. Ubu tuvugana icyo bita bira provisoire, donc bitaremezwa neza kuko imibare iragenda irushaho kwiyongera. Imvura yaraguye, amazi arenga umujyi, arazamuka yica imihanda yose, ari imihanda isanzwe y'imodoka, ari imihanda ya za train,
neza neza birangirika n'amazu aragenda, aho kugeza uyu munsi wa none hamaze gupfa abantu barenga 118. Murumva ko atari ibintu byoroshye bene data. 118 mu gihugu cy'Ubudage ndetse no mu Bubiligi. Ariko nagira mbabwire ko mu gihugu cy'Ubudage gusa nyine ayo mazi menshi yazamutse akarenga amazu, amaze guhitana abantu barenga 100. Abo ni abazwi nyine babonwe bagaragaye ko bapfuye, ariko ubundi haburiwe irengero abantu bataramenya niba bariho cyangwa bakiriho, abantu bagera ku 1,300. Aha rero mubona ni mu Bubiligi, mu mujyi mwiza cyane, wari umujyi mwiza cyane witwa Verviers. Amazi yawirayemo yangiza byinshi. Rero iryo jwi mugiye kumva ni ijwi ry'uri mu Bubiligi, uri uwo mujyi wa Verviers, ugiye kudusobanurira neza uko bimeze. Mutege amatwi mwumve ijwi ry'umutangabuhamya uriyo direct. Ndabasuhuje ababashe kubyuka bikemera, ndabasuhuje abantu mwese mwabashe muri guhumeka umwuka w'abazima, muri guhumeka umwuka Imana yaduhaye. Uyu ni uwundi munsi, imvura ikomeje kugwa kandi rwose ibintu ntabwo bimeze neza, imodoka ziri kurengerwa imipine tuyireba. Aya ni amakuru yo muri quartier rero nagira ngo mbahe. Hano ni muri quartier ngewe ntuye mu bwanjye. Nukuri amazi ameze nabi cyane, ubwenge bw'abantu bwahagaze, ubw'Imana nibwo buri gukora ubu ngubu. Usibye gutegereza Imana ikagira icyo ikora, nta mwana w'umuntu wagira icyo akora kuri iyi situation. Ndabashimiye rero mwese, abantu mwese mufata amasengesho musenge kabisa. Ibintu bimeze nabi pe, bimeze nabi. Abapompiye, abapolisi ntacyo bashaka gukora usibye Imana yonyine. Amazi ni menshi cyane, yarenze, amazi ari kuba fondre, amazi ari gusenyuka, imodoka zarengewe, abantu bamwe bari mu mazu yabo ntibashaka gusohoka cyangwa ngo binjire. Murabibona ni ibintu birenze ubwenge bw'abana b'abantu, ariko ku Mana, Imana yacu ariyo dushiraho amaso. Murabona ko iby'isi byose bishobora gushira mu kanya gato. Rero bene data, mukundane, mugwize urukundo muri mwebwe, kuko isi uzashirana n'ibyayo. Dore murabona ko ari amazu y'abantu abantu biyubakiye cyangwa se abantu biguriye, ariko ntibashobora kuyabamo. Bamwe yatanya gusenyuka, andi nayo abantu bari kuwenza mu mazu yabo. Ibintu ntibyoroshye. Mukore rero ubwenge mukuru ubwenge bwacu, tureke Imana tuyobore, tureke Imana ari dukoresha, mureke twubaha Imana. Ibindi byose dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose tuzabyongererwa. Amen. Ndabasuhuje rero, shalom shalom, Imana ibahe umugisha. Ndabaramukije akoro mu izina rya Yesu Kristo. Abadukurikiye mwese nagira ngo mbereke mbese n'icyo twakora nk'abakristo mu gihe ngenze gutya ahandi byo gucuruza. Rero nkaba ndi muri quartier yitwa Pesiteri mu mujyi wa Verviers, province ya Liège. Aha ni amazi nayo muri quartier aho dutuye, amazi ameze nabi, ibintu byose byazambye, imiriro yazimye, amamodoka ari kugenda. Tukaba tugukangurira abantu rero kuva mu mazu yabo bagasohoka bagahunga, kubera yuko murabona yuko amazu yatangiye no kuba inombe, atangiye kugwa, amazu yuzuye, amazi yuzuye, imodoka. Murabona umuntu twabaye twese, abantu rero mureke kugenda, muparike amamodoka yanyu ahantu hirengeye kugira ngo amazi ataza kwangiza imodoka. Ikindi, amazu yo muyavemo hakiri kare. Abakiri mu mazu amazi atarabageraho cyane, bagerageza kureba uburyo bashaka uburyo basohoka kujya ahantu hirengeye. Abafite inshuti, abafite abavandimwe, babahamagarikana babagwanemo, babafashe, babevakiye, kuko ibintu bimeze nabi. Abaraye mu mazu yabo buri munsi gusohoka ntabwo byoroshye. Ndakangurira rero abantu bose kandi mbabwira ngo nk'umukristo iki gihe niki twakora kugira ngo iyi situation, mbese niki twakora muri iki gihe bimeze gutya. Mu gihe meze gutya twakora iki rero? Musenge cyane, ubwenge bw'umwana w'umuntu bwahagaze. Ubu
usibye Imana yonyine. Rero amaso ku Mana kuko abapompiye abaki bose abantu bose bakora security ntacyo bashobora gukora usibye Imana yonyine. Murakoze rero ubwo turajya tubaha amakuru uko bwije n'uko bukeye uko ibintu bimeze. Murakoze kandi mukura amaso ku bintu by'isi, mureke twishyira amaso ku by'Imana kuko Imana iri hejuru ya byose. Murakoze rero umunsi mwiza. Shalom shalom. Ya Justine turagushimiye rero, Imana iguhe umugisha kubwo kutubera aho hantu. Ndizera ko Imana ikomeza kubarengera nubwo nyine twababwiye ko bira provisoire y'abamaze gupfa mu Budage honyine ubwaho bamaze kugera ku 100 rirenga kandi abantu benshi cyane bakaba baburiwe irengero. Nkaba navuga rero ko ubuzima nyine bwahagaze mu mijyi yabawemo na n'iriya tragedy iturutse kuri climat cyangwa se ibyo bita mu rurimi rw'igifaransa catastrophe naturelle. Rero mu by'ukuri murumva ko isi bene data igeze ku marembera, ibyo Yesu yavuze byose byamaze gushyika nk'uko abaririmbyi babivuze. Ikibazo cy'uyu munsi rero kiragira kiti: ibyo ureba, ibyo wumva ahantu hatandukanye, haba muri media, mu maradiyo, ku mateleviziyo, ku mbuga nkoranyambaga, ese nkawe nk'umukristu ni irihe somo rigusigira? Icyo nicyo kibazo cyacu cy'uyu munsi. Iki kiganiro muzajya mugikurikira kuri Evangelize Le Monde TV, aho tuzajya tubasha gukora ubushakashatsi cyangwa ubucukumbuzi dushingiye ku bimenyetso Yesu yavuze, noneho tubihuze n'ibiri kuba muri iyi si kugira ngo tumenye ngo mbese igihe kigeze hehe. Murakoze rero, mugire amahoro, mugire umugisha w'Imana. Jewe mwari kumwe ni Harerimana Felix, Evangelize Le Monde TV, Strasbourg, France.